Ni mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 16 z'ukwa 12 2023 aho umurambo wasanzwe mu mugezi wa Nyabarongo bivugwa ko uwo murambo ushobora kuba watembanywe n'imvura ukazanwa aho ngaho ukajya ku nkombe cyangwa se bakaba wenda ari umuntu bari biciye aho ngaho. Polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bakihagera babanje gutegereza RIB ndetse n'abayobozi ku nzego zibanze. Abaturage twagashije kuganira nabo batubwiraga ko uyu murambo ushobora kuba wazanwe n'imvura warangiza ugashyirwa ku nkombe y'uyu mugezi cyangwa se wenda uyu muntu wakaba yishwe n'abagizi ba nabi. Ishangi Radio TV FM. Uyu murambo tubonye mu kanya nka saa 2 n'igice, saa 1 n'igice. Saa 1 n'igice agataho babishyira saa 2. Tuhageze dusanga hari abantu bashungeye ko barimo gutinya ngo ntibahamagara. Duhamagara polisi yangize mukuremo. Uyu muntu ntago wamenya ngo uko byagenze ko natwe ntago dutuye hano hirya. Twahanyuraga tujya mu kazi ntago twamenya uko byagenze, ariko bigaragara ko ari abamwishe bakamujugunyamo kuko urabona ko afite n'igikomere ku mutwe. Ntago wamenya uko byagenze, ariko byanga byakunda nyine nawe uri kubireba urabona ko ashobora kuba baramwishe tu. Ntago amazi yapfuye kumuzana gutyo. Aha ngaha bakunze kubivuga ko cyane umutekano waho ari ntawo kuko abantu bose bakunda kubajugunyamo babakubise cyane ko haba n'ibisambo byinshi bishikuza abantu mu telefone. Yewe mbonye twari tuvuye mu modoka itugejeje hano hariya tubona abantu barahagaze. Tubonye abantu bahagaze rero natwe tuza kureba. Nge ndabona ari nk'imvura yamuzanye, iriya mvura yaguye ari nyinshi kuko byanga bishoboka ntago ari uwo muri ibi bice. Ahangaha uno mugezi wa Nyabugogo ukunda kubonekamo abantu b'imirambo amazi yagwishijemo, ariko mu buzima busanzwe umutekano hano buhari kuko hari ku kiraro nimugoroba saa 10 by'abari abapolisi ariho bakoreye patrol. Nta muntu waba wari warigeze abura muri aka gace kubyo mwakise ko yaba ari we. Aka kanya nanjye ndi mu bantu batuririye hano, ariko nta muntu turamenya waba warabuze muri uyu mudugudu wacu. Ngewe nkubonye nka saa 2 maciye mbona abantu ari benshi, ntago nza bahabanje, ariko nayo maciye nyine gutya nk'abandi bose nsangura hari nka saa 2 nibwo mbibonye. Anje gufata agataka niwe ndamubonye mbwira wa musaza hano hari umurambo, umusaza bamurika hamagara abayobozi. Ishangi Radio TV agiye kwamwikana amayita afite agenda abwira abantu bose barahagera icyo twabonye. Umutakano wabo bukaze uko hari abayobozi nimugoroba. Abaturage bakomeza bavuga ko umutekano w'ahantu ari ntawo kuko ngo hakikijwe n'imigano ndetse ibisambo bikaba byishamo bikambura abaturage amatelefone ndetse bikaba byanakomeretsa abaturage. Hari nubwo baba bafite ubwoba ndetse n'impungenge z'uko kwicirwamo n'abandi benshi, ndetse kandi ubwo twakoraga iyi nkuru inzego z'umutekano ndetse na RIB zari zitarahagera neza kugira ngo bakorera isuzuma ry'uyu murambo ndetse wenda banamenye umuryango wawo ndetse ujyanwe gushyingurwa mu buryo bw'icyubahiro. Mu karere ka Nyarugenge hazwi nko kuri 40 abana batatu munyamahanga bamwambura telefone, n'abana bazwi ku izina rya Marine nkuko abaturage rero badutangarije ko bamucapuye telefone bakirukankira muri ruhurura. Ari umuzungu bibye bamutera amabuye ajya amara bakurikiraho umuhinde nyine ikintu mwadufasha bamwibye telefone bamukubita n'amabuye avuga ngo abanyarwanda nabo kurebera ntago bamufashije. Urabona uriya muzungu bibye bamwita Mohamed akorera hano ruguru kuri 40. Ubwo rero aciye hano bamwiba telefone, ariko nubundi bamutera na tineri mu maso, ariko nubundi ntago ari ubwa mbere bajya bamusangana hariya ku kazi. Bajya bamusanga hariya ku kazi bakamutera amabuye. Dore n'uyu nguyu uri kuza hisaza Ko ngiye musanze gose meze nda kubwanjye sanze abantu bagazanga, ariko nanjye kwibira utuntu ngiye kurangura sanga abantu bagazanga mbona abyo ko bamarine bari barimo hari. Ahangaha ngende umumotari utwara abagenzi kuri moto. Urabona hariya muri iriya ruhurura hari abana bibye
umuzungu wagendaga ahangaha agerageje kujya kugira ngo agaruze ibyo bamwibye, bari abana basohokanye amabuye, afite n'inkoni buriya bibereyemo hariya mu mazi, ndabiboneye ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarira, nawe dore urebye hariya wababona, urabona hariya muri iriya ruhurura hari abana bibye umuzungu wagendaga ahangaha agerageje kujya kugira ngo agaruze ibyo bamwibye, bari abana basohokanye amabuye, afite n'inkoni buriya bibereyemo hariya mu mazi, ndabiboneye ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarira, nawe dore urebye hariya wababona. Abaturage bagaragaza intege nke ku buyobozi mu kuba batataye muri yombi aba bana. Mwadufasha nyine mukazadufasha nyine bigahinduka. Ikintu cyagombye gukorwa ni uko leta yabishyiramo imbaraga, kuko irabizi ko aba bana baba hano hariya bagombye kuhasudira ku buryo batazajya binjiramo, kuko nabo nka buriya wabibonye baje barabireba nta kintu babikozeho barongeye baragiye, ariko basudiriye hariya binjirira abatuye byafashe. Niko mbona ngiye bakora bahasudira kandi bari abana bakabaganiriza cyane. Jewe uko mbibonye hariya hari icyo nenze kuba bahageze, nanjye ndababonye baragenda, n'abanyerondo bari bahari na daso n'imodoka ishobora kuba ari baragenda, ariko ntago byagakwiriye kuba ikibazo nk'iki ngiki cyaba. Hari imbaraga zakoreshwa abantu bakavamo hariya, kuko mu minsi mike iraza nta muntu uraba ari kunyura ahangaha, nta muntu wakongera kunyura ahangaha, ntago byakora. Aba bana rero banyuzagamo bagasohoka muri iyi ruhurura bakigamba ko umuntu uri bubasangemo bari bumutsinde muri iyi ruhurura. Ni ibintu rero bitumvikana neza kubona umwana w'imyaka igera muri 11 arimo ashaka kuba yahemukira mugenzi we cyangwa se umunyarwanda muri rusange. Mu karere ka Nyagatare umugabo witwa Gasupari yiyahuye anyweye ibinini by'imbeba, ibinini yaguriye kuri botike avuga yuko hari ibyo gutega imbeba. Twagerageje kuganira n'abaturage bari baje gutabara kugira ngo wenda batugezeho impamvu wenda uyu mugabo yiyahuye, bifuza yuko amashusho yabo atagaragara, natwe turabyubahiriza. Kavuye nyine yaje gufata igare mu gitondo nyine kubera batabana, naje gufata igare arakomanga ku cyumba cye kubera igare ni siporo rifite amutize igare. Noneho Kavuye agiye mu cyumba ahita abona ko yapfuye, guhita agenda abibwira abantu agasanga yapfuye, ba neza bahita ba Nyirarwishi barakingura barareba basanga umwuka arashize, bahita bahamagara RIB. Arazi ibintu ngo Kavuye ngo azaba ari umuhanzi, aho bafitanye amakimbirane na kariya gakobwa ke ka Patricia, afite abantu na nyina Kavuye rero agiye gucumbika. Ngo rero nyine bampamagaye yagiye nyine Kavuye, bo bari bagiye gusarura ibishyimbo, Kavuye aje kugira gufata igare ngo ajye kwendaho ibishyimbo. Twagerageje kuganira n'umugore w'abaturage bashyira mu majwi ko bari bafite amakimbirane, nyamara uyu mugore atubwira ko azagira icyo atangaza nyuma y'uko inzego zishinzwe gukora iperereza zigize icyo zimenya ku rupfu rw'uyu mugabo we. Amakuru yacu yo hageze ku musozo, reka mbashimire cyane uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru. Nge ndi Kirema Kwizera, he nishangiye Radio TV. Reka mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukurikirana gahunda z'Ishangi Radio TV FM Focus TV. Ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze ibarinde kandi mukomeze kugubwa neza.